Ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali Tube, nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Reka nizere ko umeze neza cyane kandi ibyirimo byose bikomeje kugenda neza cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Hanyuma mpora ngusaba ikintu kimwe n'ubundi, kora subscribe kuri Kigali Tube, hanyuma ukande n'akazogera kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Hanyuma n'ubundi turacyari kugaruka kuri case ya Prince Kid cyangwa se Kagame Ishimwe Dieudonné, niyo mazina ye bwite. Akaba ari umuyobozi wa Rwanda Inspirational Backup itegura Miss Rwanda. Akurikiranyweho ibyaha bishingiye kuri ruswa y'igitsina cyangwa se ibyaha birimo guhohotera abakobwa bagiye batandukanye bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo ntabwo bikiri inkuru, buri muntu wese uko wakurikiranye iby'iyi case arabizi. Noneho hagezweho abantu bari kurwanira Prince Kid kugira ngo ibyaha ashinjwa byo guhohotera abakobwa bagiye batandukanye cyangwa se ihohotera rishingiye ku gitsina yagiye akorera abakobwa bagiye batandukanye bitabiriye Miss Rwanda, ikintu kigezweho nuko abantu bari kumurwanirira kugira ngo ibyo byaha bimuhanagurweho. Uwa mbere watawe muri yombi kubera iyi mpamvu yo gushaka kurwanirira Prince Kid yitwa Miss 2017 ni Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elisa. Yatawe muri yombi ku munsi wo ku Cyumweru. Ku munsi w'ejo hashize hatawe muri yombi uwari wafatanyije na Iradukunda Elisa yitwa Noteri Nasira, niyo mazina ye bwite. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi noteri witwa Uwitonze Nasira ukekwaho gukoresha inyandiko itavugisha ukuri muri dosiye iregwamo Ishimwe Dieudonné utegura irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu mugore yatawe muri yombi kuri uyu wa mbere, afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Abantu bose bari gufatwa kuva kuri Prince Kid watawe muri yombi ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane, ndetse na Iradukunda Elisa atawe muri yombi ku munsi wo ku Cyumweru, kugeza no kuri uyu mugore witwa Uwitonze Nasira akaba ari we noteri wagiye asinya ku mabaruwa agiye atandukanye. Turi buza no kugarukaho kubera ko bitunguranye, harimo n'ibaruwa yasinyweho na Nshuti Divine Muheto Miss Rwanda 2022. Iyo baruwa nayo iri mu mabaruwa cyangwa se Nshuti Divine Muheto nawe ari mu bakobwa bahakanye ko nahohoterwa cyangwa se ntahohotera yakorewe muri Miss Rwanda. Uyu mugore cyangwa se uyu noteri yatawe muri yombi kuri uyu wa mbere, nyine afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Akaba akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gukora inyandiko itavugisha ukuri no kwiyitirira umurimo utaruwe. Itabwa muri yombi rya Noteri Nasira rikurikiye inyandiko zakuye ku mbuga nkoranyambaga zisinyisha abakobwa n'abasore batanze ubuhamya ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishinjwa umuyobozi wa sosiyete itegura Miss Rwanda. Izo nyandiko zitesha agaciro ubuhamya bwatanzwe mu bugenzacyaha ku byaha bishinjwa Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspirational Backup itegura Miss Rwanda. Bivugwa ko uyu noteri yafatanyije na Miss Iradukunda Elisa akaba ari Miss Rwanda 2017, bakajya bandikisha abatanze ubuhamya bababwira ko ibyo bari gukora ari mu nyungu z'ubutabera. Icyo bari bagamije kwari kugira ngo imbere y'urukiko bazashinjure Ishimwe Dieudonné agirwe umwere cyangwa se Prince Kid agirwe umwere. Bitunguranye cyane, byatunguye abantu benshi cyane bitunguranye. Muri abo basinye harimo na Nshuti Divine Muheto. Nshuti Divine Muheto, ndagira ngo nkwibutse ibyo Nshuti Divine Muheto yakoze, cyangwa se ari amajwi yagiye hanze ya Nshuti Divine Muheto ndetse na Prince Kid, niyo yatumye Prince Kid tumenya ukuri kwe, cyangwa se tumenya byinshi cyane mu byagiye bibera muri Miss Rwanda tutagiye tumenya ko hari abantu batwaye amakamba batari bakwiye. Tumenya ko hari kata zibera muri Miss Rwanda bakaba bagira umuntu Miss Rwanda nyamara hari abandi bari bakwiye kuba Miss Rwanda.
ariko bitunguranye nyuma yuko ayo majwi agiye hanze bamwe bagatangira gutuka Muheto, abandi bamushimira ngo atumye bamenya ukuri. Bamwe mu bakobwa basinye bari batanze ubuhamya muri RIB bagasinya ko bazivuguruza, bakavuga ko ibyo bavuze bitari ukuri, ndetse bakavuga ko Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid arengana. Umwe muri abo bakobwa harimo na Nshuti Divine Muheto cyangwa se ni Nshuti Divine Muheto. Ibaruwa ibihamya irahari, ni ibaruwa igira iti kubo bireba bose gutanga amakuru. Njyewe Nshuti Divine Muheto, Miss Rwanda 2022, ufite indangamuntu nimero 1/2023-6560016. Iyi nimero y'irangamuntu ni iya Nshuti Divine Muheto. Iyo baruwa ikomeza igira iti nyuma yo kumva amakuru avugwa kuri Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda, binyujije mu nyandiko makanye ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe, ari imbere y'amarushanwa, mu irushanwa ndetse na nyuma yayo cyangwa se nyuma yaryo, nyuma y'irushanwa. Ibihembo byose nasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose mbihabwa nta kiguzi, nta ruswa nanze cyangwa nsabagaye. Iyi nyandiko ya Nshuti Divine Muheto maze kugusomera haruguru yasinywe ku itariki 28 ukwezi kwa 4 2022, ndetse Nshuti Divine Muheto yasinye kuri iyi nyandiko, ndetse na noteri witwa Uwitonze Nasira ari nawe wasinye ku ya Miss Iradukunda Elisa, nawe yasinye kuri iyi nyandiko. Nshuti Divine Muheto ahakana ko nahohoterwa yigeze akorerwa, yaba mu marushanwa ya Miss Rwanda, yaba nyuma cyangwa mbere y'ayo marushanwa, nahohoterwa yigeze akorerwa. Uyu ni Nshuti Divine Muheto. Hanyuma abantu bakibaza ese bino bintu bije bite? Kandi Nshuti Divine Muheto ari umwe mu batumye tumenya ibya Prince Kid, kubera ko hari record yafashwe ari mu modoka ari kumwe na Prince Kid, ari kugenda amubwira ngo wa my happiness, cyangwa se amubwira ngo ngewe naguhaye ibyishimo byawe none we wanze komereza ibyishimo byanjye, bituma tumenya ukuri kw'ibintu byose. None nyuma tutangiye kubona ngo Nshuti Divine Muheto nawe ari mu bakobwa bahakanye ko nta hohotera cyangwa se nta kintu na kimwe yakorewe na Prince Kid. Ibi bintu bitangiye gucangana, bitangiye kuzamo ibindi bintu byinshi cyane. Nyamara Miss Iradukunda Elisa yamaze gutabwa muri yombi, ndetse na noteri witwa Uwitonze Nasira nawe yamaze gutabwa muri yombi, nyuma yuko Miss Iradukunda Elisa ashinjwa cyangwa se akurikiranyweho kubangamira iperereza ndetse n'impapuro mimbano cyangwa se inyandiko mimbano. Noteri Uwitonze Nasira we ikintu bamukurikiranyeho ni ibyaha bibiri, birimo icyo gukora inyandiko itavugisha ukuri no kwiyitirira umurimo utari uwe. Ntabwo turamenya ngo bageze ku bakobwa bangahe cyangwa se bari bamaze gusinyisha abakobwa ndetse n'abasore bangahe, gusa iyi baruwa ya Nshuti Divine Muheto Miss Rwanda 2022 cyangwa se iyi nyandiko avuga ko nta hohoterwa cyangwa se atigeze ahohoterwa, nayo imaze kujya hanze. Ese ibi bifite ahantu bihuriye n'ukuri? Ese Nshuti Divine Muheto Miss Rwanda 2022 nawe ntabwo yashakaga ko Prince Kid afungwa? Ese noneho wahita wibaza ngo ariya majwi ya Nshuti Divine Muheto ari kumwe na Prince Kid mu modoka yashyizwe hanze nande gute? Ni nyuma y'iminsi 3 yonyine Prince Kid atawe muri yombi nibwo iyi baruwa ya Nshuti Divine Muheto cyangwa se inyandiko yasinyweho na Nshuti Divine Muheto, hariho na nimero y'irangamuntu ye, nibwo yakozwe ku itariki 28 ukwezi kwa 4 2022. Ibi bintu bitangiye kuba bibi cyane, bitangiye kugenda biba bibi cyane. Reka dutegereze turebe, tuzamenye ukuri kw'ibi bintu ndetse n'ibinyoma byose n'ibintu bidasobanutse byose, ubwo ngubwo bizasobanuka. Gusa n'ubundi amakuru yose azajya bagezweho kuri no case uzajya yasanga hano kuri Kigali Tube. Hanyuma hari iduka nshaka kukubwira mbere yo gusoza, iduka ryitwa Melox Store, ni iduka rikorera online, ricuruza inkweto, ricuruza kandi n'imyenda myiza cyane. Bantu bari hanze y'u Rwanda, bantu bari muri diaspora, mukeneye inkweto nziza cyane ndetse n'imyenda byiza cyane biva mu Rwanda,
mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0780704678 ubundi tukanagukorera delivery. Dufite company yohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, baca amafaranga make cyane, bafite discount idasanzwe, ibintu byawe bikakugeraho mu gihugu icyo ari cyo cyose waba uherereyemo. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukuduhamagara, ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, kuri Instagram nitwa Ikwishimwe13, naho watangira ukankurikirana. Hanyuma amahoro y'Uwiteka ndetse na byinshi Uwiteka atanga nawe bikomeze kukugeraho, ndetse ukomeze no kugira umunsi mwiza cyane.